ikintu yankozeho no hari umuntu mwari mwumva napfuye kwataka gutyo nta kintu yankoze. Rero ngiye niba narabaye amahoro nkava mu gihugu kugera naho mva mu gihugu, iyo kintu mwakagombye no kucyubaha mbere y'ibintu byose. Mwakagombye no kucyubaha mbere y'ibintu byose, mwakagombye kucyubaha mukama amahoro. Nago mukwiye kungurikiza amagambo kuri social media, nanjye ndi kuri social media kandi ninza ngabakorera analize, ninza ngabakorera isuzuma. Icyo bita isuzuma urakizi? Ninza ngabakorera isuzuma turasanga mufite ibiremo, turasanga mufite ibiremo, turasanga mwambaye imyenda irimo ibiraka, kuko namwe mufite ibyo mukora bibi, mufite ibyo mwihishemo, mufite impamvu mwihishe nyuma y'amakonte y'amazina runaka atari nayanyu. Rero mwabajene mwe ngiye nibyo mba mbabwira, ngewe narabahunze. Narabahunze kuko nagiye kuri YouTube murandwanya, ibyo mwebwe murabizi mu mitima yanyu. Nagiye kuri radio na televiziyo murandwanya, mvaho njya kuri YouTube murandwanya, ntangira n'umuziki murandwanya. Ibi byose rero murabizi. Igihe kiragera ndavuga ngo reka mbahunge, wenda amafaranga nkoreraho niyo abababaza. Igihe kiranagera mva no kuri YouTube hafi umwaka n'igice, nzi ngo nabyo bizabanezeza. Nabwo murakomeza murangerega, kiye bahita kugerega. Njewe ndabiyorera, ndakomeza ngira ute ndikorera kugera naho munshyiraho byo gushaka kumfungisha, gushaka kumpimbira ibyo ntakoze n'ibyo ntavuze, gushaka kugira gute, ibyo byose murabizi. Igihe kiragira ndanavuga ni ndabahunze. Ndabivuga ngewe ndavuga ngo ndabahunze, n'uyu munsi ndacyabisubiramo ko narabahunze. Nahunze agatsiko k'abantu bari hari i Kigali muri showbiz, cyitwa showbiz. Ndacyabisubiramo nago n'ikiminwa, ndabisubiramo n'uyu munsi ndacyabisoma. Nahunze agatsiko. Rero harabo mba mbona munyarikira turagukumbe, mwebwe murankumbe ko muri abafana b'ibikorwa nakoreragaho, ariko bagenzi banyu, bagenzi bacu, bagenzi banjye hari yabo nibindi bindi. So rero ngiye nareruye, basi kamvuga ko neruye, ngiye ndababwira ngo mpunza agatsiko k'abantu, mpunza agatsiko kanyu, hanyuma mbaha amahoro. Ndababwira ni none za content nakoraga musigare muzikora, ya mafaranga nakoreraga muyakorere, ibintu byose mubikore, ariko ngewe mwe mumpaye amahoro, nge n'umuryango wanjye mwe muduhaye amahoro. Mwashyizeho kwica abantu, munshyiraho ibirego byinshi, murabizi ibirego byose mwashyizeho. Ariko uretse ko ngewe ndi umunyamahoro, buriya nk'ibintu mwankoreye iyo nza kuba ntari umunyamahoro, mwibwira ko uyu munsi ahubwo ngewe mba ntaratanze n'ikirego, noneho ahubwo nkarega ku mukuru w'igihugu. Mwibwira ko ibintu ngewe nakorewe aho ngaho muri urwo ruganda rwanyu cyangwa muri iyo showbiz yanyu, mwibwira ko ngewe ubwanjye ngewe Yago, iyo ngewe mvuga ngo ndi umuntu ngo nuko ndi umunyamahoro, kuko hari n'inzego zagiye zikora amakosa, kuko nago numva urwego urwo ari rwo rwose rwifuriza iterambere urubyiruko. Kwanza urwego reka turureke, ni abantu ku giti cyabo, ni abantu baba bayoboye izo nzego. Nge ni nabo nzajya mvuga, abantu baba bayoboye izo nzego nibo baba bagomba kuryozwa ibyo bintu, ntaho urwego ruhurira na personality. Niba wowe uhawe akazi, uhabwa akazi kugira ngo usavinge abaturage, ntabwo uhabwa akazi kugira ngo wice abaturage cyangwa se upyinagaza abaturage. So niba ushobora kuvayo ukaza kuvuga ngo big energy na agatsiko, urashaka kunyubikira imbehe, urashaka ko ncibwa ku ikarita, ibi bintu niyo mpamvu nababwiye ngo ngiye nuko ndabisubiramo, nuko ngiye ndi umunyamahoro. Nagombye no kuba narareze ku mukuru w'igihugu, kuko hari n'inzego z'ubwazo zankoreye amakosa. Inzego zo mu Rwanda zankoreye amakosa zirabizi, aho nashinjijwe ibyaha nta rukiko na rumwe, nkashinjwa ibyaha n'umuvugizi w'urwego akanshinza ibyaha, nta rukiko na rumwe rwigize runshinza ibyaha. Iryo ni ikosa. Rero ngiye kubera ko nzi itegeko rivuga, ngewe nzivuganira, nago ndi nk'abandi bajene bashobora kuba batazi iki itegeko rivuga. Itegeko nzi icyo rivuga. Nshinjwa ibyaha nyuma y'uko hari ibyo nakorewe ngewe ubwanjye bibi, nkabiripotinga nkanabyerekana, narabikoze, ibyo byose narabibabwiye. Ariko nyuma y'ibyo bintu byose, nyuma y'aba bantu bandwanyaga, uyu munsi barumva bidahayije kuba narabahunze.
njye narabahunze, naravuze ni reka njye gushaka amahoro kuko ntayo nabonaga. Ndavuga reka mbasigire izo content, reka mbasigire buri kimwe cyose, reka mbasigire izo mpano, turebe ko muzifasha, muziteza imbere, mufasha abo bana b'abajene bazi kuririmba, mu bazamure. Ubu se bimeze gute? Uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi bimeze gute? Uyu munsi